Friends, mwiriwe neza. Nkuko nzi ko muri mwarimo bakunda Civil 3D, hari utuntu dusa nk'utworoheje abasavia cyangwa se quantity surveyor n'abandi ba engineers bajya bakora tw'amafuti, ariko ugasanga nuko batabizi. Ariko muri aka kanya tugiye gukora video iri funny, yigisha ibintu mugira ngo biroroshye ariko nanone binakomeye. Tugiye kwiga ukuntu ushobora kumastaringa uko wakoresha mouse Souris mu gihe uri gushushanya, kuko nabyo ni isomo ubwaryo, cyane cyane kuba koresha izi software dukoresha. Mu by'ukuri n'ubundi reka dutangire tu setting unit nkuko bisanzwe. Turebe ko turi muri mita na za decimals nizo. Noneho mpite ngira okay. Noneho wena ngiye mvuge ko ngiye guca agakiramende gafite metero enye kuri metero esheshatu. Metero esheshatu nuko nguko kangana. No kuvuga ngo muri aka kanya ngiye kubigisha ibintu bibiri biri funny kugira ngo tu brainstorming. Ngiye kubigisha ukuntu umuntu amastaringa mouse cyangwa se ukoresha mouse neza, mbereke ukuntu ukora setting ya annotation cyangwa se dimensioning, nagize mbereke na tricky commands za Autocad muri za zindi twize, ndaza kubereka mwenye muri zo. Noneho mouse buriya ikora ibintu bitandukanye, harimo guselectinga. Mwari muzi neza yuko selection ya object ihera iburyo ijya ibumoso, aho guhera ibumoso ijya iburyo. Ibi ndabibereka muri ubu buryo. Navuga ngo iyo uhereye ibumoso ujya iburyo, iri bara murabona ni icyatsi kibisi, green, sibyo? Navuga ngo iyi ni blue, urabona ntago biselectinga, ntago bikunda. Ariko iyo mpereye iburyo nzi ibumoso iba green, aha biba selected. Iki mwari mukizi? Abari bakizi muzambwire muri comment. Navuga ngo selection ya object yose ihera iburyo ijya ibumoso bikaba green. Igihe cyose uzafata mouse wajya guselectinga ugahera ibumoso uzi iburyo bikaba blue gutya, ntago bizagukundira, ntago bizaguhira. Icyo ni kimwe. Ubwo ngubwo aho ni igihe ukoresha mouse yawe, no kuvuga ngo ibi ngibi biba ushyira aka gasaraba hano ugakirika ka manette k'iburyo konyine bikaba blue ntibikunde, cyangwa ukagashyira aha ngaha ugakirika ka manette ka wari ufite ukadraginga byaba blue kikaba selected. Aka mbere ni selection. Aka kabiri no kuvuga ngo aka gapine ko hagati, no ngo iyo gatsikamiye ukazamura, ibi ngibi biguha ni ya command wakwita yuko ari nka span. Ni kuvuga ngo nta hitandukaniye nuko span, no kuvuga ngo span. No kuvuga ngo span biguha span ka kaganza gatuma ubasha kudraginga. Uwo no mumaro wa kabiri wa mouse. Nanone aka ko ku ruhande ka right click iyo gakiritse kabasha kukwinjiza muri menu ya home, ariko nanone kagahita kakuzana muri ribbon ya drawing unyuze hehe. No kuvuga ngo iyo ukoze right click hano muri set input ihita kwereka ibintu byose wagiye ushushanya. Uranshobora kuzana kwinjira muri machine yawe nkareba ibintu wagiye unyuramo byose. Nashushanyije rectangle na setting unit, nasibye utu tuntu twose genda tukwereka recent input. Noneho nanone ishobora kukujyana kuri isolate object. Ushobora ku isolating object, ushobora hidinga end object isolation. Ni gute ushobora guhidinga object? Uraza ukayiselectinga, hanyuma ukajya kuri right click, isolate, hide object itigenda. Ushatse kuyigarura ni right click, end object isolation. Ibi nabyo ndabizi ko mutari mubizi. Iki ni ikiganiro cyo kugira ngo turuhuke mu bwonko, ariko nanone kirimo ubwenge kubera ko abenshi ntabyo bamuzi. Right click nanone ishobora kukujyana kuri clipboard. Utu tuntu twa cut, copy with base, paste block, paste origin. Muze murebe ahangaha kuri draw. No ngo twa copy turahari. Nanone uramutse naje hano muri modify, nanone dore ngo turongera tukaza hano tumwe muri two. Bivuze ngo rero mouse ifite akamaro kanini cyane.
Ikindi basic modify tools harimo move, copy, rotate, erase. No kuvuga ngo mutari mwava hanga ngo ni murebe hano hejuru. Bimwe urabisanga muri clipboard, CAD, basic modify tools, move, copy, erase. Dore murebemo hano murabihasanga ngizi za move, za copy n'ibiki byose. Display order nazo uzibona wanyuze kuri right click. Bivuze ngo rero ibi ngibi ndabizi ko mutari mubizi, ariko guhera no munsi mwagerageza mukikubita agashyi kugira ngo utuntu nk'utu ngutu mujye mugera mutumenya. Noneho muri commande twari twize ubwashize, twizemo iriya commande ya offset. Iyi commande ya offset no kuvuga ngo iyo uyikiritseho barakwereka ngo specify offset distance all, hakajya akagacumu kareba hasi. Akagacumu kareba hasi rero uhita ukoresha ko kuri clavier yawe ugahita ubona through, erase na layer. Kuri iyo nshuro ndabereka trick ya through. No kuvuga ngo iriya trick ya through icyo imaze mu buzima busanzwe nuko nuko ngo twakundaga kuyikoresha nka mbere izo software zitari zaba nyinshi cyane. Nshobora kuba banafite nk'akantu kameze gutya, ariko nkora akantu kameze nk'akagega. Noneho aka kantu wenda tubikore nka twatuzo two muri primaire. Iyi ni video iri fani, niko natangiye mbabwira. Nshyireho wenda utudirishya, nindangiza wenda hano hasi nshyireho wenda ikibaho cyo mu ishuri. Tuvuge yuko akari akantu ntabwo ndi umunyagatolika, ariko ndabubaha cyane kuko ibintu by'iyobokamana byo buriya sinjya mbigiraho commentaire cyane. Noneho nshobora gufata nk'aka kantu wenda nka padiri akambwira ati noneho ugenda unyandikiraho buri kintu. Nuvuga ngo ya offset through ishobora kumpa guca imirongo igiye iringaniye na buri kintu. Uti gute? Nshobora kuza ngaca umurongo wanjye hano, sibyo? Hano hasi bisanzwe, narangiza uyu murongo noneho ngewe nkajya nka offsetinga through. Nshobora kubyandikamo, okay, murebe uburyo butatu. Hariya handitsemo ngo specify distance all, kari akantu kari hasi through. Noreba hano hari through, erase na layer. Ngewe rero nateganyije ko tuza gukoresha through. Nshobora kuza nkayikirikaho hano, cyangwa se nkajya kuri aka gacumu nasanga arimo through nkabigenza gutya. Nuvuga ngo through ukuntu ikora iraza kumpa uyu murongo. Nuvuga ngo barambwira ngo select object to offset. The object to offset is this line. Then I select it, then noneho nkaza ngahita nkirika hano. Nuvuga ngo uyu murongo namutse nkuzanye uringaniye n'uyu nguyu. Nanone nkongera nkabisubiramo ngakirikaho, nkaza ngashyiraho undi murongo uringaniye na hano. Nkongera ngakirika kuri uyu murongo, nkaza ngakirika hano. Nkongera ngakirika kuri yo hejuru, nkaza ngakirika aho kano kantu gahera. Ibintu ndi gukora muri kubyumva nk'abantu b'abatekinisi. Iyi ni top ya kariya. Noneho ingi akaba ariho agasenge karakantu mu gaturika bakitanga ikiwe, kabaho umusaraba kamwe inzogera. Noneho kano nako kagatanga top y'igisenge, aka nako kagatanga uyu musaraba, aka kagatanga rooftop. Bivuze ngo iyi mirongo yose nshobora kugenda nyandika ibintu bigiye bitandukanye. Wenda nkaha hasi umurongo nkaza nkawuhindura magenta, noneho nkaza kuri text, noneho nkaza nkawita wenda ngo ni pavement, sibyo? Nkawita pavement. Bivuze ngo uwaza agira ashobora kwirefera kuri uyu murongo akamenya ngo pavement ubundi nashakaga kuvuga iki. Reka yitegereze mu 0.2 kugira kabe gatoya pavement. Narangiza nanone nkaza akagakurikiye, nkaza top, nkakita wenda nkakita select all, bottom of window, aho idirishya ritangirira. Offset through mwayumvishe. No kuvuga ngo namutse nje selectinga aka kantu aka, noneho nki-extendinga iyi mirongo, ajya kuri extend. No kuvuga ngo imirongo iragenda igahura na hariya hantu. Ikiro nicyo bita offset through. Offset through. Musubiremo offset through. Iyo ni offset through nicyo ivuze. Uwo muntu uzayikwere iriya ni trick.
reka ngene nabyandika hano hejuru, aka nako kaba ka video ko kwiga kugira ngo mutazajya mubikinisha. Offset through nibyo ngibyo. Reka tuzigire nini cyane kugira ngo bikunde mubashe kubibona. Noneho iyi ni trick number 1 kuri offset. Noneho kanza mbereke n'indi trick ya kabiri yitwa offset multiple. Offset multiple. Mfite umurongo uhagaze, kanshyiramo urutomate, kandi nshaka guca imirongo 100 itandukanye na metero 5. Ndajya kuri offset, sinkoreshe through kuko icyo ivuga twakibonye hano hirya. Mushyiramo metero 5, nendangiza nze no mwitegereze hano hasi kuri command line mfitemo exit na undo na exit, ariko ni nkirikaho hano ibintu birahindura isura. Haraza exit, multiple na undo, hajyamo ka multiple. Rero ushobora kuzuga kirika hano kuri multiple cyangwa se kuri clavier ukandika inyuguti ya M enter, sibyo ya multiple iri hano igahita igenda. Bivuze ngo ndamutse nje ngashyira hano nkagenda nkirika gutya, imirongo igenda yihamagara yose ifite metero 5, 75, 80, 85, 90, 95. Ntabwo muri kubibona 100, 105, 110. Bivuze ngo iyi mirongo naca ni mirongo 200 ntiriwe ngenda nkora bya bindi by'abaswa aza akagira gutya akajya kirika kuri kamwe akakanaga, agakirika kuri kamwe akakanaga, agakirika ku kandi akakanaga. Ibintu biragoye. Igisubizo ni oya. Iyo ni commande ya mbere. Noneho iyi twakoraga yari offset. Noneho tugiye gukora FILLET. FILLET ni ukuvuga ngo nayo ndaje mbereke tricks zayo. Nkuremo auto, ngiye gukora FILLET. Ifitemo trick ebyiri, harimo with, trim and without trim. Ibi bintu nabyo murabyibuka. No kuvuga ngo bambwiye ngo nshushanye akameza gafite metero 2, 3 kurenye nakangaka, ariko barambwira ati aya maguni ntibayashakaho. Oya, bashaka yuko karabara ka design gafitemo. Kandi tuzi neza FILLET ne dusubira inyuma ko iyi FILLET ni uburyo bwo kurakoroda cyangwa se guhuza izi nguni dukoresheje agace k'uruziga. Ndaza hano kuri FILLET ariyo yiyi, kubera ko ari agace k'uruziga ndahita nyiha radius L, mpite nyiha 0.50, ubwo ni santimetero 50. Mu buryo busanzwe ndagenda gutya, ubu ni without trim. Ariko nanone ninongera kugenda ngafata ya FILLET ndayiha radius ingana na 0.50, noneho nshyiremo inyuguti ya T ivuga trim, mvuge no trim. Hano hari no trim, ariko noneho hano ndafata trim. Murebe hano akangaka irahita ikavanaho. Iyi trick murayumvisha. Offset radius 1 meter. Nuvuga ngo offset haranshyiramo 1 meter, radius enter, nindangiza nze hano bisanzwe. Ariko noneho ninjye gukora iyo nindi gukora yari offset isanzwe. Noneho ninjye kuri FILLET, ndakora FILLET radius enter 1 meter enter T kugira ngo nyibwire trim cyangwa non trim enter, nze kuri non trim irashyiramo ka kaziga ariko nti trimming. Nongera nsubire kuri FILLET radius 1 meter T trim, nje kuri trim, kano irahita igakuraho. Iki nacyo muracyumvishe. Tugiye kuri chamfer.
chamfer nayo ni ukuvuga ngo chamfer, iyi commande twize yuko iyi chamfer nayo ikorera ku rudomo y'utuguni nka gutya, ariko idakoresha agace k'uruziga, yikoresha segment. Nanone hano twebwe batubwiye ngo dukore akantu gafite metero 5 koresha 6, ni kariya. Noneho kamaze kuba 5 koresha 6, tugiye guchamfaringa. Chamfer uranabona yuko ifite droite segment hano na hano. Chamfer noneho hara nashyiragamo radius, ndakoresha d ivuga distance 1 enter, nyibwire yuko ari 0.50 enter, bahita bambwira ati specify second chamfer distance, nshyiremo distance 2, nyibwire ko ari 1 meter enter. Noneho mu buryo busanzwe hano nkiritse irafataho 50, bahita bambwira ngo select second line, naho hamwe ifata metero. Murebe ibintu bigiye kuba, nuvuga ngo hano hejuru hano yakuyeho 50 km ihita ibihuza. Iyi chamfer rero nanone ndayiha d ya mbere ni 0.50, distance ya kabiri nyihe metero, kiremo ijambo t ivuga trim, ni with trim cyangwa non trim. Hara kuko ya trim means hano ndagira non trim. First hano ndakataho 50, hano ikateho metero, ariko ka kantu nako karekereho. Ibintu murabyumvishe, tubisubiremo. Chamfer distance 1 ingana na metero, distance 2 ingana na metero, t trim enter, non trim hano irakuraho metero, hano na hano metero, kara ntigasibe. Ariko ningaruka hano nanone nyibwire distance 1 metero, distance 2 metero, t trim hano irafata metero na hano metero. Ibi nabyo murabyumvishe. Iyi ni commande ya gatatu. Noneho nanone indi commande iri tricky ni rotate. Nuvuga ngo bashobora kumpereza aka kantu nimaze gukora hano, sibyo? Reka tugakopiye hano hasi, bakambwira ati noneho uku kameze mpite nka rotatinga. Hari uburyo bubiri, hari ukurotatinga ukoresheje reference. Ni ukuvuga ngo nshobora kuza ngafata commande yanjye ya r, barakambwira ngo select object nshaka gufata ni ngiyi, right click kuri mouse yanjye, specify base point, nshaka kuyirotatinga mfatiye kuri nguni, nshobora kuyikaraga gutya bya kinyarwanda. Ariko ibi ntabwo bishobora kumpa ango mfiteho. Rero nimara kuyikaraga nka gutya, ibi birashoboka, sibyo? Utu ni kwa turongo twagiye dukora za segment. Nshatse kubigarura nshobora gukora indi rotate yitwa ngo ni reference. Select object nkayiselectinga, right click ngafata base point, nangiza nkandikamo ijambo r ivuga reference, ntabwo ari radius, enter, nangiza kambwa specify the reference angle, ndakirika hano, sibyo? Nindangiza nkirika aha, noneho mpite nyizana nyikaragire kuri ya murongo. Iyi commande rero nkunda kuyikora nanone nkayihuza n'indi bita align. Commande nziza cyane. Nshobora gufata kariya narangiza nkavuga ati nze nk'aligninga, no nkaza nkandikamo ijambo align, ngo gama select object, nkabikora ngafata inguni, nkayibwira ati izihure niyi kugira bize kunganya base, ngafata niyi nkayihuza niyi, ngakanda enter, bakambwira ati scale object based on alignment point. Yes, karahita kizana, bivuze ngo uruhande rungana nk'uru nguru. Ibi bintu mwarimu bizi. Reka mbereke ikindi, nkuko maze kubyigisha mu isomo rya Revit mu kanya, nababwira ati ntimugasoze mutange igishushanyo mutegeze mukorera annotation, mutange ibipimo byacyo. Nuvuga ngo aka kantu nako ngiye kugashyiraho kari tricky gusetinga annotation. Nuvuga ngo umuntu ahita yizira hano agafata izi alignment ugasanga abishyizeho gutya. Ibi bintu nimba mubyibuka abenshi mu kirangiza kwiga muri technical drawing,
iyo ufashe nk'uyu mubare ugasanga nturinganiye n'uyu murongo baguha 0. iyo ufashe izi baseline zikaba zikora ku gishushanyo, ibi no guteza umwanda, kuko nuvuga ngo uramutse utanze annotation zimeze gutya, iyi drawing ngiye nta nubwo nanayisoma, ntago ari ukwirata ariko ntago nayisoma. Icyo ugomba gukora, ikibazo kiba kirimo hano ni ikihe, ntago wakoze parameters za dimension yawe cyangwa se annotation. Muzabibona nuvuga ngo Civil 3D zikoresha annotate, noneho izindi software nka za Marshall zigakoresha ngo dimensioning cyangwa se quotation cyangwa se annotation. Quotation, annotation, dimensioning ni byose ni kimwe. Kugira ngo ukore izi parameters rero uza hano, nuvuga ngo iki gihe uburi muri iyi menu annotate, ukabona kano kantu kaza kwaka gacumu kareba hasi, warangiza ukajya kuri modify. Nuvuga ngo iriya mirongo aya ma baseline uhera kuri unit. Nuvuga ko akunda ukora setting y'ama unit ya drawing ntabwo yabihuriye na hano, kurabona precision iracyari imibare 4, hano ushyiramo 3 igahita ihinduka hano. Warangiza ukajya kuri text, nuvuga ngo height yayo ushobora kuba wayihindura bikaba binini, reka dukoreshe rimwe. Noneho kwa kundi iyi mibare ihagaze kandi aka karongo ko kareba hejuru, uhita hano kuri align with dimension line. Hano ushobora kuba waza ndetse ukanafiringa ukahindura ibara ry'imibare yawe. Warangiza za baseline zigakora kuri drawing, ukaza hano kuri line, noneho press line ugahita utikinga gutyo, urabona twatuna turacika na hano ukabica. Warangiza ugakirika OK ugakorozinga. Bivuze ngo hano urabona ko byamaze kwiyarinya, ariko annotation scale iracyari nini, igomba kuba nka 1/100 at least. Bivuze ngo ibi iyo bidahindutse utahinduye annotation scale, usubiramo hano hejuru ukajya kuri modify, noneho kuri text hajya nanyisemo rimwe ngashyiramo 0.2, ninkirika OK. Ibi byose byagombye guhita bigenda bigahinduka, bigahinduka. Nuvuga ngo uhindura size za tura twose, nshobora guselectinga kamwe, select similar, twose tukihindura, tukiselectinga, narangiza nkagenda ngahita mpindura ntuze annotation nkagera nka 0.2, noneho nkongera ngatangira annotation zanjye, nkongera nkannotating. Bivuze ngo aha naha esheri ya 1/100, noneho hano nanone nkongera nkaza ngahindura iyi height nashaka nkayigira 1, nkaza nkareba uko biri buze guhita bimera, kubera ko hasi nahise mpindura annotation scale. Nuvuga ngo gutya aho byenda kugaragara biragaragara, nibyo ngibyo 6 metero 6. None naza kwa annotating hano, ningera hejuru leta byitambika 4.5. Hano nshobora kuzamuka n'ubundi nkongera iyi size nashaka nkayigira 5, kugira ngo bibe binini. Si ngombwa ngo ubizoominge cyane, bigusaba kugenda uzoominga cyane, metero 4. Noneho hano zikaba metero 4.5, urabona ko iyi mibare igaragara. Narangiza nanone hano kuri twa tu arrows tuno ducuma ntago tugaragara, parameters n'ubundi unyura aha ngaha modify. Warangiza ukaza kuri line symbols, ukaza hano kuri arrow size, ushobora kuyigira 1.5. Bivuze ngo ni nkora annotation ahandi kari agacumu karahita kigaragaza, karaba kabyibushye. Dore ngibi nibyo ngibyo, reka nabyo tube tubicugikiye aha ngaha. Izi ni flashback, kugira ngo mwumve yuko hari ibintu by'amatrick. Ingenzo nyamikore mu video nanone ivuguruye. Bye, murakoze.